ubwo rero ngo ahura n'umugabo ngo bita ngo Dazoni, ngo aramubwira ngo aze kuza ngo amubwire. Ubwo rero ngo nibwo yamujyana ntitwamenya ko yamujyanye. Nijoro saa saba z'ijoro baraduhamagaye ngo umwana ngo yaguye ngo mu gisimu, tutari tuzi ko yamushutse, amakuru twayamenye nyuma ko ari wo wamujyanye. Kandi bakimara kugwamo abonye baguyemo bamufashe, niwe watatse avuga ko abana bacu baguyemo. Ndaza ndaryama, mwana ndamutegereza, ubwo baza kumpamagara bambwira ko umwana yaguye mu kinombe. Ariko mu kumpamagara bampamagaye mu saa sita. Ubwo rero uwabajyanye ngo bamwita Dazoni, niwe wari ubakuriye kubera ko ari we mukuru. Namugerayo nugera no kwa muganga baguca n'amafaranga umugerekeho. N'ubu ngiye gutanga isambu kugira ngo nishyure n'amasanduku byose nakoresheje. N'umwana ntabwo yigeraga ava hano mu rugo. Ubwo rero ngo ahura n'umugabo ngo bita ngo Dazoni, ngo aramubwira ngo aze kuza ngo amubwire. Ubwo rero ngo nibwo yamujyana ntitwamenya ko yamujyanye. Nijoro saa saba z'ijoro baraduhamagaye ngo umwana ngo yaguye ngo mu gisimu, tutari tuzi ko yamushutse, amakuru twayamenye nyuma ko ari wo wamujyanye. Kandi bakimara kugwamo abonye baguyemo bamufashe, niwe watatse avuga ko abana bacu baguyemo. Kandi umwana wanjye we yari na mutoya cyane, ni 16 nayo yari itaruzura neza. Ni ahantu yajyaga ajya. Usaba iki se wa muntu? Uri kumva ko batamuhohoteye banyicira umwana? N'icyambabaje ni uwo mugabo wanshukiye umwana akamujyana kandi ari uruhinja atajyaga ava. Byabakuru kuyamenya, nanjye ndatashye umwana twari twahoranye twirirwanye. Mu gutaha ndaza ndaryama, mwana ndamutegereza, ubwo baza kumpamagara bambwira ko umwana yaguye mu kinombe. Ariko mu kumpamagara bampamagaye mu saa sita. Ubwo rero uwabajyanye ngo bamwita Dazoni, niwe wari ubakuriye kubera ko ari we mukuru. Ubwo we yabashije kuba yafatwa, n'undi mwana bafashe, ariko umukuru n'ubwo wari ubajyanye kubera ko ari we bakoreraga, ari we wari ubayoboye. Icyo nabashije kubona nakorwa ejo nibwo nagiye ndagenda, twagiye i Murunda, twageze hano nka saa 12:30 hatabona, saa moya nibwo twari tugeze hariya. Umwana turamushingura, niko cyo byakangendekeye. Icyo nakiriye nageze i Murunda, nta mafaranga nari mfite. Maze kugera i Murunda umwana baramupima, baca 42,500. 42,500 ndayatanga. Ubwo nakurikije ntago nari nyafite, n'umuvandimwe wanyambaye arayanguriza, na none ntabwo ndayabona. Icyo saba ni uko mwafasha nk'ubufasha nk'umuntu mwabonye, kandi ubwo mwana nataramutumye, natakoraga no muri ibyo bisimu. Usibye ko bambwiye ngo bari kwitwara ngo ni ibisambo, ngo nta kindi kintu tugomba bwo kuba twakora ngo tuyane, ngo abana ngo ni ibisambo ngo ntibajyane. Ubwo rero nibwo nahise nanjye mvuga ati kajyana umuntu wanjye mujyane kwa muganga. Ese nakubigenza nahise nza kumushinguza. Ahubwo ngiye yenda mwafasha ubufasha bwo kuba nk'uko nanjye mwabonye, reba bugira amafaranga, ugira umuntu wawe muri kumwe ubona arapfuye, namugerayo nugera no kwa muganga baguca n'amafaranga umugerekeho. N'ubu ngiye gutanga isambu kugira ngo nishyure n'amasanduku byose nakoresheje.
ngewe bari abantu nkimara kumenya ko ayo masaha ya saa saba bakimpamagara ngo abana baguye mu kinombe, naragiye maze kugerayo nsanga abana bafashwe na gaze. Ubwo ngubwo abasekirite bari bahari baravuga ati mwirenga hariya. Ubwo twarategeze dushyiramo vandarateri imwe yanga kugezayo umwuka, barongera bajya kuzana moteri ducumukaho indi tubavanamo, tutegereza polisi tubajyana ku bitaro. Ubwo ngubwo uwo mugabo we wari waboheje bari bamujyanye kuri ofisi, bari bamufashe. Ubwo ngubwo tugeze kwa muganga nyine ibikorwa twakoze twabapimishije dutanze amafaranga. None ngewe nkaba nifuza icyifuzo cyane numva mwaduha ubufasha mukadufasha byibura uriya muntu namwe na leta ikadufasha bakazaduha n'impozamarira zacu abantu bacu ntibapfe nk'ibimonyo, kuko bari abantu uriya muntu wamwoheje nabo mukamukomeza nicyo nabo mukamukomeza nawe agafatanya na leta bakatwishyura impozamarira z'abana bacu, kuko n'ubundi uriya muntu niwe nyirabayazana w'abo bana babajyanye. Mu kumenya amakuru nyine ni ukuvuga ngo iterambere umusaza yaragikemuye, n'itumanaho n'agatelefoni katubwiye ko abo bana baguye mu icyo gisimu, kandi bitewe n'iki n'abasekirite bari babonye amatoroshi mu uwo mugezi, kandi umugezi urindwa. Ubuyobozi bwaradutabaye, gitifu umurenge gitifu akagari yarahageze, na mudugudu arahagera, na polisi yarahageze, n'umuyobozi w'akarere wungiririje giti meya yarahageze. Ubuyobozi bwaradutabaye. Aba bantu badushukira abana ngiye icyo twabavugaho nuko ubuyobozi bwabagumana, kuko bibaye ubuyobozi butabagumanye abana bacu bashira, kuko baza babashukisha amafaranga menshi, kandi mu cyaro cyacu nta mwana ukorera amafaranga, ashukisha abana amafaranga akabavana ku mashuri. Twumvise ko bibabaje tumaze kumva ngo baguye mu gisimu, kandi abo bana batakoraga bakurinaga mu ishuri, ntabwo bajyaga bajya muri ibyo bisimu. Natwe byaradutunguye bakimara kutubwira ngo baguyemo. Dusaba leta kugira ngo ibikurikirane, kuko rwose ntabwo umuntu yajya muri koma bwite ngo abure umuntu agerekeho n'amafaranga nta bufasha bashyizeho. Nibadufashe rwose. Bo bakagombye no kugumamo, kuko natwe abacu barabuze, nabo bakagombye kugumamo bakamenya ko n'abandi bana bazabashuka. Ngewe nanjye ni telefone yambwiye, bampamagaye nk'igihe cya saa 12 n'igice za mu gitondo, bambwira ko umwana yaguye mu gisimu, nabo ngo ariko bababwiye. Yewe nanjye uko nabimenye mu gitondo. Ayo masaha abo bana bapfuye ntabwo nabashije kuyamenya. Namenye mu gitondo ko abana bapfuye. Nese abo bana bapfuye ni bande? Abana bapfuye naba uriya mukobwa, uriya mugore ni nk'umwana wanjye. Ubwo rero namenye mu gitondo, noneho ubwo nibwo twatabaraga. Tugeze ngiye kugeraho imodoka iri, barabazamura, nsanga bazamuye ko nyine bapfuye. None rero icyo navuga nuko abo muntu adushukiye abana akabohereza mu mabuye batakoraga, akabashukisha amafaranga, nabo bakagenda iyo bapfa, nuko leta yamugumana nawe akaba hagumye. Noneho mu bazaduha ubufasha nawe akazamo nawe akaduha ubufasha, kuko yadushukiye abana bagapfa. Muravuga ko babashutse, bisanzweho ko abana bajya mu birombe? Oya, ntago bajyagamo. Ukuntu batajyagamo, uwo ngo niwe bashutse, kuko abana bukire bakunda amafaranga. Nanjye umuntu ashutse ati ndaguha amafaranga aya ngaya naya, najyayo, kandi bitari ngombwa. None rero uwo nguwo wadushukiye abana bagapfa, nawe leta bimugumanye bakagira bakazadufasha bafatanyije n'ubuyobozi.
ku miti niko ringana yego navugaga cyane ariko ntago rirangurura cyane ubwo uko nabyumvishe numvishe ko abo bana n'umwe ndetse ntago ari uw'inaha ngaha ngo yari yaje inaha ngaha ubwo umuntu mbega ngo arabajyana abashukisha amafaranga niyo makuru numvishe ngo abajyane bajye kumukorera abahembe ubwo nibwo yabajyanaga nyine urumva bahura n'ibyo bibazo bagwa mu icyo kinombe mu gisima ubwo baba barapfuye niyo makuru numvishe
Rwanda Military Academy GACO started in 1999, marking a significant step in formalizing Rwanda's officer-based training. It was initially a one-year officer cadet program that concentrated on essential military fundamentals. This initial model served us well during our formative years, providing Rwanda Defense Force with competent officers who could meet immediate operational requirements. Rwanda Military Academy vision is to be a center of excellence for educating and training cadets to become leaders of character who are broadly educated and professional skilled to serve in the Defense Force. Its mission is to train and educate cadets in the values of military profession and academic excellence to meet operational requirements. In 2015, following RRF strategic leadership guidance, through collaboration with the University of Rwanda, Rwanda Military Academy commenced integrated academic and military training. These programs include bachelor's degrees alongside professional military education. A strategic decision was made to introduce comprehensive four-year academic programs aimed at providing cadets with a more rigorous and well-rounded education. By extending the curriculum, the institution not only elevated its academic standards, but also aimed to produce officers who were not only tactically proficient, but also intellectually equipped to meet the challenges of modern service. Despite the introduction of a four-year cadet course, the institution recognized the value of its existing one-year cadet program to ensure continuity of other categories of recruits tailored for individuals who already possessed university degrees. This parallel track provided an efficient route for qualified candidates to transition into service without redundancy in training. This milestone could not be reached without considering infrastructure development. We therefore built modern academic facilities equipped with current learning technologies, namely specialized training facilities for various military disciplines, medical training facilities to support our healthcare programs. We also created engineering laboratories and workshops for research and skills development, and also considered modern accommodation facilities for trainees and trainers that align to the improved infrastructure, without forgetting advanced physical training and sports complexes to optimize environmental conditions to enhance exercises. Finally, we also considered state-of-the-art communication and IT infrastructure. Beyond officer-based training, the Rwanda Military Academy GACO also conducts pre-deployment training for contingent earmarked for United Nations and African Union peacekeeping support operations. This has positioned Rwanda as a leading contributor to international peacekeeping efforts. The officer cadets undergo intensive military training that transforms civilians into professional military officers. The training curriculum focuses on three core areas: individual military skills, tactical proficiency, and leadership under operational conditions. The heart of military training lies in realistic combat field training exercises. The cadets conduct extensive field training exercises, including night operations and combat simulations, that test their ability to operate under pressure. They navigate challenging terrain, execute tactical missions, and conduct arduous physical training exercises. Here we have been attending officer basic military training, which varies from military discipline, military studies, combat readiness, leadership, command and control, to list but a few. It is a course that requires not only physical endurance but also mental endurance, which is one of the best necessary things needed by Rwanda Defense Forces to uphold its integrity and its capabilities all around the world. It wasn't easy at first, and as a lady, so many voices in my mind that I'm not able and I wouldn't make it, but here I am and proud of who I am becoming. Since I arrived here in Rwanda Military Academy, GACO, life is rigorous, structured and multidimensional, blending academic achievement, physical endurance, tactical readiness, and leadership development. As officer cadets, we are not only trained to become military officers, but also national peace builders and regional peace contributors. With my social and military student program,
I was not only trained that leadership is about command, but also dealing with people as whole. One of the core values that I have learned here at Rwanda Military Academy Gako is the high standard of discipline that is required to accomplish any task given, because no achievement can be of value without discipline. For those who are hesitant to join Rwanda Defense Forces, I would encourage them to join Rwanda Defense Forces. Our senior comrades did their part in liberating our country and rebuilding it. It is our duty as the new generation to sustain and protect what they fought for. I am Officer Cadet Wakanga Miradan Ataho, Officer Basic Training 1-year program, an allied student from Uganda. We have been equipped with skills of becoming officers of character as future commanders of our forces. The other thing, as a core value of Rwanda Defense Forces, the core value of discipline. And because of that discipline, it has equipped me with broader knowledge of managing myself as an officer to be, as a commander to be. So I thank RDF and Rwanda Military Academy for such knowledge that was given to me, and I promise from here to represent the values I got from RDF, the values I got from Rwanda Military Academy back into my country. The future of Rwanda Military Academy is obviously bright. We are actively developing several new academic programs that will further enhance officer cadets' capabilities and align with emerging security challenges and national development priorities, which include cybersecurity and information warfare programs, aeronautical engineering to support our growing Air Force capabilities, international relations and diplomacy programs for peacekeeping and diplomatic roles, and artificial intelligence to bridge gaps and enhance learning within our training institution. Furthermore, we are projecting to integrate international students into our programs to enrich our academic atmosphere and strengthen regional military cooperation. These additions will bring our total academic offers to over 15 specialized programs, making Rwanda Military Academy Gako one of the most comprehensive military academies in the region.